Yo my people mwabonye gatsibo imitoma. Ngo ni gatsibo k'imitoma ukunda Boom ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Boom Ways amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba rwombe rwose wibuke gukora subscribe. Amakuru ashimye imyidagaduro reka tugenda tuyahera hano mu Rwanda rwose niko uwitwa Gogo umwe w'umuhanzi mwagiye mukunda indirimbo ye yasubuwemo n'umuntu waturutse muri South Africa rwose akaba ari umuntu wagiye uri kugenda ufasha abandi. Ubu ngubu Gogo akaba yamaje gufasha umudamu wabyaye impanga akagenda anaziririmbira rwose ni ibintu byari bishimishije abantu benshi. Ariko icyo amenye nuko Neg the General kugenda atangaza neza cyane ariko rwose indirimbo ye rwose zigiye gusohoka mu minsi iri imbere. Ariko rwose icyo amenye nuko channel ye nayo igomba kuzajya igenda yibwa n'ukuntu za Clearman zagiye zibwa. Andi makuru hanze y'igihugu rwose niko wamenye cyo nuko harimo abantu benshi bari kugenda bibasira rwose bamwe mu bahanzi bakomeye cyane bagenda babashakaho icyitwa imitungo. M23 kabiri iri kugenda ifatira utundi duce rwose muri bucece abantu benshi bakaba bari kugenda babikurikira ukuntu biri kugenda bigenda. Ayo nandi makuru yose ni mukanya ku buryo burambuye njyewe ni Gacha Only. Yo my people mwabonye gatsibo imitoma. Ngo ni gatsibo k'imitoma ukunda Clearman nyuma yaho amashano yari kugenda agaruka ayandi rwose akaba ari kugenda azamuka neza cyane mu gikundiro. Icyo menye niko ngo agiye kugenda ahagarikisha ayandi mashano ari kugenda amwiyitirira kubera yuko ngo ziri kugenda zigafata zimwe mu video yagiye apostinga maze bakagenda bazisubiramo ariko ngo agiye kugenda zikubitisha icyitwa copyright maze bagende bazihana ku buryo ngo bitazongera kugenda biba ngo niyo mwagenda mujya muri comment mugenda mumutuka ngo nta kintu bizagenda bimutwara apfa kuba yuko muri kubyinira mu nyungu ze bwite ariko ngo agiye kugenda azihagarikisha kuri YouTube channel. Ikindi wamenye nuko rwose uwitwa Neg the General ari kugenda atangaza ibintu bigiye bitandukanye neza cyane ko rwose ngo uwitwa Yamano numwe mu bahanzi bakomeye cyane ariko rwose ngo nawe ibintu by'amapranka ngo agenda abikunda cyane. Ikindi wamenye cyo rwose nuko uwitwa Nyagahene hamwe na Nzovu bagiye baganira n'umunyamakuru ukomeye cyane X-Rage bakagenda baganira neza cyane ariko Nyagahene akagenda atangaza neza cyane ko rwose ngo agiye kuzagenda apfa nta mwana asize kuri iyi si ariko rwose ngo ari ukugira ngo azagende arushya ndetse ikindi ngo azagende akora ibintu bidafite 12 ngo agomba kuwe kugenda abereka. Ariko Nzovu yagiye mubwira neza cyane ko rwose ibyo ngibyo ari ukwibeshya gukomeye. Ibyari inzozi bibaye impamo. Uwitwa Sketu akaba ari kugenda atangaza neza cyane ko rwose nyuma yo kugenda akora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye akagenda azana amakuru yo bwino nuko uwitwa The Ben umwana we agiye kugenda amugaragaza mu gitaramo afite i Bugande kandi neza cyane yuko ahangaha niho ahantu rwose agomba kugenda agaragariza ubuhanga mu kugenda ataramera abantu ndetse cyane abantu benshi bagiye bibaza ku magambo uwitwa Sketu atangaje neza cyane ko ngo umubyeyi we nta wundi akaba yitwa The Ben. Ibi ngibi nuko agiye amufasha muri bimwe mu bintu bigiye bitandukanye akagenda abura ikisobanuro agenda behereza ngo kugenda amwita umubyeyi we nukubera neza cyane ko yagiye amufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakaba bari kugenda batangazwa n'aya magambo witwa Skyto ari kugenda atangaza. Uyu nguyu ni umuhanzi akaba umusesenguzi mu biganiro witwa Amag the Black nawe akaba ari kugenda yikorera ibiganiro kurusha gusohora indirimbo. Ubu ngubu akaba agiye kugenda akora icyitwa broadcaster nawe akaba agiye kugenda azikora neza cyane witwa Amag the Black rwose numwe mu bantu bagiye bagaragarizwa igikundiro 2010 rwose mu ndirimbo yitwa Uruhinja ndetse no mu bitenge akaba agiye arimo n'indirimbo ya Zuzu All Pacino rwose ni indirimbo zagiye zibica bigacika mu bihe byaza ariko muri iyi minsi akaba ari kugenda rwose yikorera ibiganiro. Ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Andrew Tate mu mazi abira nyuma yo gushinjwa gukubita no kuniga umukunzi we muri hoteli. Iyi ni inkuru tugukesha ikinyamakuru inyarwanda.com. Rwiyemezamirimo Andrew Tate mu mazi abira nyuma yuko Brian Stellan wahoze ari umukunzi we amushinjije kumukubita no kumuniga bikabije muri hoteli ya Beverly Hills. Stella avuga ko yamunize kugeza ubwo yari hafi kubura ubwenge amukubita ku buryo yaje gusanganwa ibimenyetso by'ihungabana ry'ubwonko. Ibi byabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ubwo bari kumwe muri hoteli. Stellan avuga ko yagerageje kwitabara ariko Tate akomeza kumukubita nubwo
yamusabaga guhagarara. Nyuma y'icyo gikorwa Sterling yafashe amafoto y'ibikomere bye maze ajya kwivuza i New York, aho abaganga bamubwiye ko afite ibimenyetso by'ihungabana ry'ubwonko. Uretse ibyo, yashyize ahagaragara ubutumwa bugufi Tate yamwoherereje, harimo aho yanditse ati ndagukunda ariko nanone nkunda kugukubita, ndetse no kuvuga ko ugomba kumutera inda. Ikinyamakuru The Sun cyatangaje ko Sterling yemeza ko Tate yari amaze igihe amufata nk'umutungo we, ndetse ko yari asanzwe amufata nabi. Nyuma yo kubona ko ibyo Tate yakoraga bikomeje, Sterling yahisemo kumurega mu rukiko amushinja ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kumukubita no kumukomeretsa, ndetse no kumusaba ko byahagarara itegeko rikamubuza. Ku rundi ruhande, umunyamategeko wa Tate Joseph McBride yavuze ko ibyo birego ari ibinyoma kandi bagiye kubikurikirana. Sterling mu rukiko bazira gusebanya. McBride yemeza ko nta bimenyetso bifatika bihari bishinja Tate, ndetse ko aya mafoto Sterling ashyize ahagaragara atemeza ko neza n'igihe yafatiwe. Ibi birego bije bikurikirana ibindi Tate n'umuvandimwe we Sterling baregwa muri Romania, aho bashinjwa ibyaha byo gucuruza abantu, gufata ku ngufu no kurema itsinda ry'abagizi ba nabi. Mu buryo Tate yakomeje kuvugwaho ibirego bibi, ndetse akomeza no kwerekana yuko afite abakunzi benshi bamushyigikiye ku rubuga rwa Instagram, kandi neza yuko akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 10. ibyari inzozi bibaye impamo. Nyuma yo gukorana n'umuhanzi wo muri Haiti Joënt Dawent Fire, Burna Boy yatangaje ko yungutse izina rishya, ubungubu asigaye yitwa Jean Ben Dieudonné. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X, agaragaza ko yasubiyemo indirimbo ya kane Campe n'umuhanzi w'umufaransa ukomoka muri Haiti witwa Joënt Dawent Fire. Mu butumwa buherekeje ifoto yakoresheje yamamaza iyi ndirimbo, Burna Boy yagize ati ubu nitwa Jean Ben Dieudonné. Burna Boy asanzwe afite amazina menshi kandi yamamaye haba muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ayo mazina ni Burna Boy, niyo mazina akoresha y'ubuhanzi, akaba ari nayo mazina yamamaye muri muzika. Ubu Burna Boy ryavuye mu mazina ye asanzwe yitwa Damin Ebunoluwa Olungu. Hanyuma Boys niko kazina yongeyeho akiri muto kandi karafata. Giant Africa ni izina yafashe kuva 2019 yasohora album yise Giant, ikaba yaramamaye cyane imuhesha ikuzo ku isi hose. Giant Africa yashakaga kwigaragaza nk'umuhanzi wa mbere w'indashyikirwa muri Afurika. Odongu ni izina yiyita rifite inkomoko mu rurimi rw'iwabo ryitwa Ingabo. Iri zina rigaragaza umuntu w'indashyikirwa ufite ijambo rikomeye kandi rigezweho. Burna Boy yaje no guhimba indirimbo yise Odongu. ibyari inzozi bibaye impamo. Malongo Prince ni umuhanzi w'umunyamerika, ni umwe mu bahanzi b'ibyamamare mu njyana ya country muri Amerika. Yamamaye cyane nyuma yo gusohora alubumu ye ya mbere yise Mind West Fema Dota 2016, ikaba yarakunzwe cyane na Shoot Joning, umwanditsi w'indirimbo n'umuririmbyi, n'umwe mu bahanzi batunze umuziki w'icyubahiro mu njyana ya country ndetse na rock. Yakoranye n'abahanzi bakomeye barimo nka Tabon, Bulletnet na
Waylon Payne nk'uko Jean Bonds ibivuga. Robert Rodon azwi cyane mu itsinda rye Robert Rodolph and the Female Band, aho yagiye yigaragaza mu birori bikomeye ku isi ndetse akorana n'abahanzi b'ibyubahiro nka Eric Clapton na Carlos Santana. Ubuhanga bwe mu gucuranga Fender steel guitar byamubereye umusaruro w'ibyishimo ku isi hose. Kuri alubumu ye yise West Just Mode It Up, Robert Rodolph arifuza kuzana imifungo itandukanye y'inyandiko ndetse n'ubuhanga bushingiye ku njyana ya country ndetse na rock gospel. Ubwo bufatanye na Malone Press na Sean Johnning batanga icyizere ko iyi album izaba yuzuye umwimerere ndetse ikaba ikurura abakunzi b'umuziki ba Robert Rodolph n'abandi bashyigikiye aba bahanzi. Nubwo itariki ya nyayo itarasohora, iyi alubumu itaramenyekana, abakunzi ba muzika basabwa gukomeza gukurikirana amakuru agezweho kugira ngo bazabashe kuyumva igihe izaba yasohotse. Robert Rodolph atangaza ko iyi alubumu izaba ikiraro kigeze umuziki we ku rwego ruhanitse kandi abakunzi ba muzika bazabona ubuhanga buhanitse mu ndirimbo zizaba zirimo. Muri politiki icyo bamenye cyo rwose ni uko ubu ngubu rwose mu Bufaransa hakomeje gukomeza imyigaragambyo y'abaturage batari kwifuza cyane neza yuko amafaranga yabo yakomezwa gutwarwa ajyanwa muri Ukraine, ngo iyi ntambara nta kintu bari kugenda bayikuramo. Abaturage b'Ubufaransa bakaba bakomeje kugenda bakora imyigaragambyo. Donald Trump rwose wabaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wayo rwose ubu ngubu nawe akaba agenda yigaragaza neza cyane ku nshuro ye ya kabiri agaruka kuri ubu buyobozi. Donald Trump akaba rero kugenda anatangaza neza cyane ko rwose icyitwa intambara we agomba kugenda abeshyiraho akadomo. Ubu ngubu rwose icyo wakwiyumvira rwose niko mu ntambara ya Ukraine ubu ngubu ari kugenda akorana imishyikirano n'Uburusiya kugira ngo bagende bayishyiraho akadomo. Abantu benshi bakaba bari kugenda rwose bishimira cyane uyu muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose abantu bakaba bari kugenda bagaragaza icyitwa urukundo bafite uyu muyobozi, ariko rwose abantu benshi bari bafite amadosiye yo kujya muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu byo muri Canada na bimwe rwose byo mu Burayi harimo n'Ububiligi rwose bakaba bari kugenda batabyishimira neza kubera yuko ngo ibintu bari kugenda biba kubera yuko iyi si iriho icyitwa intambara rwose kikaba kiri kugenda kibabangamira umunsi ku munsi. Mureka tugende turebera hamwe amwe mu makipe kuntu byaraye bigenze. Ikipe ya Real Madrid ikabaye rwose yasinze ibitego 3-2. Ikipe ya Rangers rwose ikaba yatsinze ibitego rwose nayo 4-3. Ni match zari imiriro cyane rwose. Ayo n'andi makuru yose y'imikino mureke tuzagende tuyasesengura neza ku munsi w'ejo. Njyewe yari Gaca Henry Charlotte, ndabakunda cyane mu kiganiro Ubwino hano kuri Boomways.